igufashe, easy and affordable for you. Wabonye aya basi 50 states of fright bimeze biti batubwiye ngo buri gace kose kagira inkuru yako. Wa mukobwa barakwereka twasize baciye akaboko bahise bamwihutana kwa muganga. Ubwo nawe urabyumva niki umukobwa na Travis Femer mumuzi nkande nka Ragnar Lothbrok karimo cyane. 50 states of fright. Yeah, nuko dutangiye. Heather had this sort of light about her. She just shined. Heather yarazi kwera mwiza cyane murabizi. She was like a different person. Ariko akimara gucika akaboko yabaye umuntu utandukanye. Mbere yaravuga ibintu byose byabaye umwijima kuri we. Yariyemeraga ngo niwe mukobwa mwiza. Do yabaye umuntu utandukanye. After she lost that arm, nyuma yo kubura akaboko ke, she didn't really want people seeing her anymore. Yumvaga atagishaka abantu bamubona. Nuri ko tuga. Yumvaga rwose atakirenze. She felt like if she wasn't the most beautiful girl now, yaratangiye kumva atari we mukobwa mwiza none muri quartier. Yumva ko Dave atazakomeza kumukunda. Tore Dave w'imasisi. Umugabo yaje hano yamuciye akaboko abona umugore agiye gupfa yaramutabaye. Buriya wabura akaboko ariko ugakomeza ukabaho. Nayo Bibiliya iravuga ngo birarutwa ko wabura ijisho ariko ukajya mu bwami bw'ijuru ntaryo ufite. Nimba ari ryo rigucumuza. Uyu bamuzaniye akaboko k'icyuma kano ntago kaba ari sawa. Umugabo yagiye akamugurira amaboko akabaza akagira ate, umugore yarakanze akaboko. Ibi ni byabaye ni episode ya 2. Umugore yaje hano do yarihebye koko. Mbere yaratwikaga ninjye cyuki kiri mu mujyi. Buriya uno mubiri mwiratana rero akanya kariko kose ariko waguhinduka. Asigaye ajya guhaha akaboko kamwe ni kari guterura ibintu abana bakamureba. Yewe ntatumagire n'abana ntatumagire urase wari sirejo bundi nyagasani do uyu bikamubabaza zaswagaze zaje muzuhama. Asigaye arararira abantu ntibakibona ko nwika ku mbuga yahoraga yayagaye atwika. Rero inama nabagira mujye mutwika mugifite umubiri wanyu umeze neza, kuko hari igihe muzawubura. Umugore arararira aho kugira ngo ashimire Imana ati kira giti cyari kunyica nkapfa none nabuze akaboko gusa, ashimire Imana kuba kiriho, we ararira ngo yabuze akaboko. Ni ikikwereka umuntu udashima. Ubundi buri kibazo cyose kikubayeho, nimba ucitse akaboko nimba ucitse akaguru, jya ushima Imana uvuga ati ahubwo ngize Imana simfuye mbuze igice cy'umubiri. Buse ko hari abapfa noneho bakivuka bataranariye iyo si shawe uri kurya cyawe ari. Ndo umugore yaje hano, umugore arararira yaratwikaga. Umugabo arabibona ibyishimo mu rugo byarahagaze. Njye nta gice cy'umubiri nacika ngo bimbabaze. Tuba tugomba gushima Imana mu bintu byose, mu bibi no mu byiza cyane. Umugabo ararariba icyo wagikora niko nyikana akaboko. Umugabo yari ari kudesigninga. I just want you to be happy. Ndashaka kuyishima. Can you make it out of gold? Icyo eko kaboko nukama uzakama gakoze muri zahabu. Uyu mugore kuva kera urakomeje yego. Ntabwo twabona amafaranga guze zahabu ingana kuriye. Umukobwa arashaka akaboko ka zahabu. Nicyo sabye umugabo. Umugabo ati nta mafaranga dufite akaguze. We kubera ubwiza bwe yumvaga akakeneye akaboko ka zahabu. Uracyankunda ariko urusha ngukunda kurusha icyo aricyo cyose. Nimba rero nkunda genda ungurira akaboko ka zahabu. Nimba ariho urukundo rugaragarira nuko bajya barusha ubwenge. Umugabo yese yongeraje gufata ideni rya banki n'irya mbere rikirimo, agurisha ibimodoka bye bimwe byamufashaga akazi, agurisha ibyo yabarishaga. Umugabo yaragiye afata ideni rya banki yongeraho n'ibindi paka agura zahabu ngashimisha umugore. Nako se yari n'umugore yari sheri we. Dore zahabu umugabo yaragiye arazigura akorera umugore we cyase sheri we akaboko ka zahabu. Uyu mugore ngo kuva kera yari afite ingeso yo kwaka umugabo we ibirenze ubushobozi bw'umugabo, kandi ubwo bushobozi waka umugabo burenze ubwe ubwo bucya afite ubundi umugira inama ukamufasha bukazaba bwinshi, none icyo ushaka cyose arakikumenyera tu. Nyuma yaho umugabo yaraje afata zahabu arayishongesha, avuye gufata agakerede muri banki, ariko amaninja amenya arenze mujya no kuyafatira amakerede muri banki. Isadonda ryubahwe ku mugani wa babahungu mujye muyatinya. Bibaza ariko bidatinze umugore bamukubise akaboko ka zahabu harahiye.
akaboko ka zahabu. Iriya zahabu z'umufungo uyirimo, ideni rya banki ubu umugabo agiye gusigara arwana naryo. Kanongere nge ku mbuga nge gutwika. Dore noneho ngarasaza Afurika noneho. Aha! Umva muko. Ako kaboko ni akazabu. Kora wumva itaba yose yitabayo. None suri igikomangoma kazi. Where did you get it? Iyi zahabu yikuye he? My prince made it for me. Igikomangoma cyanjye cyarayinkoreye. Beautiful. Ni nziza. Bye. Aha! Hitiragarutse. Niko yatangiye kuvuga. Hitiragarutse. Every woman wants to be beautiful. Buri mugore yifuza kuba mwiza. Like Heather's whole identity was locked up in it. Gusa bisa nkaho uyu mugore kuba mwiza aricyo cyonyine cyamubaga mu mutwe, ariho yari afungiye. Yumvaga yaba mwiza kurusha hari. And she couldn't get enough of it. Kugaragara nk'umuntu mwiza kurusha abandi yumvaga ari nk'ikiyobyabwenge atabasha kureka. Byari byaramubanye nka mugo uyu mugore. Asigaye afite agakorora. Uyu mugore yatangiye kugira agakorora. Of course, winter came. Heather got sick. Mu gihe cy'ubukonje rero nibwo uwo mugore yaje kurwara. It is pulmonary gold disease. Wa mugore we rero urwaye ibihaha bitewe no guhumeka zahabu cyane. Your skin, there's very... Iyo zahabu wambaye ku kaboko kawe umubiri wawe ugenda uyimira gake gake, niyo mpamvu warwaye kanseri. Can't take off my gold. Iyo zahabu yikureho ukaboko ntabwo nayikuraho. Umugore yatangiye kurwara kanseri y'ibihaha kubera zahabu iri mu mubiri we gake gake kagenda kinjira mu mubiri. Umugore wo kwikuramo zahabu yaremeye yicwa n'iki na zahabu. Zahabu urumva arayambara arayoga nayishongeraho gake gake hari utuntu tugiye tuyivungukaho niyahumeka, yaragiye mutera kanseri y'ibihaha. Muganga namubwiye ati icyo kiboko wagikuyeho cyaza. Ndabyanze nzapfe ndi mwiza aho kugira ngo mpfe rwose ntatwika. Narose nabi. Promise me something. Nsezeranye ikintu kimwe. Icyo ari cyo cyose. Wumve umugore ari mubi ameze nabi. Bury me with my golden arm. Nimfa muzankingurane kano kaboko kanjye ka zahabu. Umva inzozi ze ngo kuba mwiza byari nk'ikiyobyabwenge kuri we. Nsezeranya. Yego ndabyemeye. Bivuge. I will bury you with your golden arm. Nzagushyingurana akaboko kawe ka zahabu. Nyagasani. Umugore ameze nabi. Kanseri yo kuba yambaye zahabu barayicengeje mu mubiri, urumva akaboko kaba kagomba kuba gafashe muri zahabu neza. Baramubwiye ati gakora, avuga ataho kugira ngo mpfe nsa nabi nzapfe ntwika. Aremera arapfa. Nararwaye kanseri do. Gusa yavuze ati nimfa muzankingurana akaboko kanjye ka zahabu. Nzajyane mumva fresheri. Kandi akaboko nacyo kari kamutwaye, ariko ngo gushaka gutwika ngo hahire rimwe nawe undebere. Umugore nuko ibyo byagenze. Mada umugore nuko yapfuye akanuye koko. Umukobwa wari mwiza muri karitsiye nuko yapfuye. Yishwe n'iki? Yishwe n'agakanseri k'ibihaha, guhumeka zahabu. Umugabo atangiye gukanura atyo, akanura nka patikopi. Umugore warapfuye areba apfanye zahabu. Yabwiye umugabo ati nkingurane zahabu. Ubu tuvugana nshobora kuba ndi gusobanura filime patikopi ari kunywa nk'inzoga ahantu, nubwo ntari shuwa neza. Umugore bamushyinguranye zahabu. Kumbe hano hari ahantu umugore yari yaranditse ngo ndagukunda. Umugabo yaje kuhareba, umugore amusize mu ideni. Uriya mugore amaze gupfa n'akazi kari kagihari. Uriya mugabo rero n'ibintu byakomeje kugenda bihinduka. Ibintu yakoraga by'imbaha baza bitangira kubura abakiri. Akazi nyine hari igihe kagera ukakanga. Dore amadeni ya banki ukuntu bari kuyamwishyuza. Yari yaragurishije ibimodoka bye byamufashaga akazi, yaka ideni rya banki. Umugabo batangiye kumwishyuza, banki iri kumwishyuza. Banki urabizi ibintu byayo. Abantu muri kureba iyi filime byibura ngo ibamare stress bagize amadeni ya banki, nta hantu waricikira. Umugabo yaje hano, dore icupa ry'urwunge ku meza, ariko urwunge muba muri kurubona ku meza. Akomeza kwinywera urwunge gake gake. Ideni rya banki rimeze nabi. Undebere filime ukuntu igiye kuryoha rero. Ideni rya banki rimuri bubi. Akareba ifoto y'umugore we
yaje hano areba ifoto y'umugore we urebe I need it back. iyo zahabu ndashaka kuyisubiza sheri iyo zahabu ndayikeneye ubundi bagushyingurana gute zahabu ideni rimeze nabi rya banke ibaze kuba uzahanu zahabu itabye ukicwa n'inzara banki ikajya kuba yakugurishiriza ibyawe iyo zahabu none hari nawe wayiguze bishoboka bite twasize umugabo agiye